Amazina yanjye nitwa Nkuruza Gilbert. Dore bimwe mu bintu abasore cyane bakunda kureba ku bakobwa. Umukobwa ushobora kuba ufite imyitwarire myiza, ushobora kuba yubaha, ibyo biri mu bintu abasore benshi bakunda. Kubera iki abasore benshi badakunda abantu biyandarika? Ni ukubera ko wa muntu niba yitonda ahita atekereza akavuga ngo uriya muntu mu hazaza he yakora ibintu byiza. Cyane cyane ku basore bageze mu gihe cyo gushaka, bari hagati y'imyaka 25 na 28. Abo nibo bantu bahita batekereza kureba abakobwa bafite imyitwarire myiza. Ntabwo aba akireba wa muntu wakarabye usa neza, aho ukareba indangagaciro, uburyo ashobora gukora ibintu yiyubaha. Ibyo biri mu bintu bishobora gutuma mu gukundwa n'uwo mukobwa byakurura ba basore, kubera ko babonye afite indangagaciro nziza. Dore bimwe mu bintu noneho abakobwa cyangwa se abahungu bakora ugasanga baratandukiriye. Ni ugusanga umukobwa ari umuntu witonda, iwabo bareze neza, ari umwe mu bantu bashobora kuba bavuga neza mu gihe abonye umuntu akamuganiriza neza. Ugasanga umusore ahise afata ako kanya kubera ko yamuganirije neza, agahita avuga yuko uwo mukobwa yamukunze, agatangira kumwirukaho, agatangira kumuhamagara kenshi. Mu by'ukuri ntabwo uwo mukobwa yigeze agukunda, ahubwo bitewe n'uburyo yakubonye akakuganiriza, bitewe n'uburyo iwabo bamureze, yakuganirije neza, wewe ubwawe uhita wumva ko yagukunze. Ntabwo ariko bimeze, ahubwo wewe ubwawe manza wisuzume urebe niba koko utatandukiriye, utasanze uwo mukobwa agira ikinyabupfura, ukavangamo imosiyo z'urukundo, kandi ariko warengereye. Ahubwo wewe ubwawe ugomba kureba icubahiro uwo mukobwa yaguhaye, uburyo yakuganirije, amagambo meza yakubwiye. Nta rukundo rurimo rurenze, ahubwo ni uburyo bwo kugira muganire, musabane. Nureba kenshi uzasanga ari byo. Amazina yanjye nitwa Nkuruza Gilbert.